Musinga nawe akikashobotse kweri. Musi wasekaga abandi sha reka twumve umva ukuru wabijyagaho. Iyi video mbabarira uyimpera umuntu mugufi. Abantu bagufi nago nje kubadisinga nje kubabaza kano kantu. Ureba ngende muremure mfite nyine uburyo ntekereza ahantu kure gatekereje. Ubundi ari abantu badashobotse kwisi. Ari abantu babiri badashobotse. Abahungu bagufi ntibashobotse. Wahora gusebya abantu bagufi rero nzinga umuntu uri umuntu muremure kuri umuntu urenze. Musinga wagicewe uri mugufi. Musinga rero ukuntu mbere yuko nkora ino video nabonye ahantu bari kuranga akazi kabahembwa amafaranga menshi kandi meza cyane. Ndavuga ati rero Musinga ni inshuti yanjye kandi ni muremure reka muhereze yino letre. Musinga suko umuha letre kugira abone akazi nawe nk'abandi asome adepose rero ko yabona akazi gahembwa amafaranga afatika sha. Mbega Musinga yewe ibintu byose arabyujuje ariko indeshyo indeshyo yamukozeho kandi yemera ngo ni muremure. Nawe unyumvira ukuntu akimara kuyisoma yahise avuga. Mureke turebere hamwe noneho akazi Rwanda yatanze turebe niba twisangamo. Twagiye Rwanda yaduhaye amahirwe reka turebe byibura hari bimwe byo twujuje kano kazi ngo tugakore. Twagiye icyambere kuba warasoje amashuri byibura 6 yisumbuye ufite certificate ya REB cyangwa NESA, icyo ngicyo kiruzuye nta muntu utayifite. Kuba nta tatuwaje ufite ku mubiri wawe, icyo ngicyo kiruzuye 100% kabisa. Kubuza indimi byibura icyongereza ibyo ngibyo biroroshye cyane. Kuba upima santimetero 200 na Rwanda ya santimetero 200 ni metero 2, ubwo ngubwo ni metero 2 na santimetero 20 na ninduresha gutyo ako kazi ko mutangiye kunaniza ufite imyaka 20 cyangwa kugeza kuri 24 ntuyirenze. Iyo nindufite iyo ndeshyo aho nyuma yo gusoma kareterego nindufite iyo ndeshyo. Musinga tuza mugani wawe ibyo bintu byihorere. Ibyo bintu byihorere niba ureshya gutyo se ugira ngo niko abantu bareshya. Reka nkwereka abantu barebare papa uracyari akana tuza.